Yes, reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze. Uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, gubwa neza, habwa umugisha w'Imana. Ni ku Ibuye Rizima TV nk'ibisanzwe, ni masengesho. Kuri screen zacu dufite umubyeyi mwiza Imana yasize amavuta, kandi rwose ninjya mbabwira ngo umuntu asize amavuta y'ibyishimo, y'umunezero, y'agakiza ka Kristo, mujye mubyumva gutyo. Hari n'abo nzajya nakira mukumva ntabyo niriwe mvuga, nuko mba nshidikanya. Ariko uyu mubyeyi Imana iduhaye umugisha ukomeye wo kuba turi kumwe nawe. Munyemerere tumwakire, hanyuma rero aratwibwira, ni umuntu mukuru. Hanyuma rero tuganire ku cyo umwuka w'Imana ashyize ku mutima we. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ni karibu. Murakoze cyane, ndabasuhuje. Yesu Kristo ashimwe. Mwamukanya w'abizera. Yego. Nitwa Jeannette Nyirahirwa, ni ubwa mbere nje kuri iki gitangazamakuru cya kuri iyi channel. Yego. Ibuye Rizima, ubundi ni Kristo. Yego. Umwe bana baba umugisha. Abana babiri b'umutware. Imana iguhe umugisha. Ukaba majyaruguru. Yego. Imana iguhe umugisha kurebe neza, turakwishimiye. Njye nsanzwe nkuzi, nsanzwe nkurikira ibiganiro, nako nkurikira ijambo ry'Imana ujye ugeza ku bantu batandukanye. Nari mfite rwose ndavuga gutera, nari mfite amatsiko yo kuzabana nawe, ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga yari bizi ko uyu munsi tuzaba turi kumwe ukaganiriza abantu bo ku Ibuye Rizima TV. Rero nkuhaye ikaze kugira ngo tuganire uyu munsi. Ndabizi ko umwuka w'Imana yagushyizemo ibintu byinshi, ariko bike muri byo umwuka w'Imana yagushoboje kutugaburira. Tuguhaye ikaze ubitugaburire mu izina rya Yesu. Twahoze dusenga, ntabwo twakongera, byaba ari bimwe by'abafarisayo. Imana iguhe umugisha. Amen. Yesu Kristo hari igihe Satani yamugerageje, aramubwira ngo tubure aya mabuye y'imikati kuko yari azi ko ashonje. Yego. Aramusubiza ngo rero ntabwo umuntu abasha gutungwa n'ibyo kurya gusa, abasha gutungwa n'ijambo ry'Imana. Yego. Uyu munsi mu byo kurya Imana bagena iby'ijambo ry'Imana harimo n'ibi bintu byose. Amen. Hari abari ibindi, ariko aha ubwo ibindi by'Imana yabageneye. Yego. Abo dusanzwe tuziranye ndabasuhuje, abatanze nabo basuhuje. Amen. Yesu aguhe umugisha cyane. Buriya ubukomoje ibintu byabereye muri buriya butayu Satani ari kugerageza Yesu ni byinshi, kandi ubwo abana b'Imana bakomeje kugenda bageragezwa. Ubwo mpise nibuka ijambo Satani yabwiye Yesu amaze kumutsinda, aramubwiye ngo nkuteze ikindi gihe. Yari amuteze ku musaraba. Ariko kuko ubuhanuzi bwisubiramo, njye noneho mbona mu kindi gihe Satani yari ateze Yesu ari iki turimo. Kuko buriya baravuga ngo iyo ukubise umwana uba uri gushotora umubyeyi we. Ni ukuvuga ngo Satani yabonye Yesu mwenyewe atamushoboye, aravuga ati ariko urabeshya, nzagutegera ku rubyaro rwawe, kandi igikomeye nzagutegera ku nda. Ariko uzi ko inda yahereye kuva kera ari ikibazo, guhera muri Edeni kuzamuka. Yaba mu buryo bw'umwuka, hari ijambo ry'Imana riri mu Kuva. Yego. Ijambo sitamenya neza ngo ni mu Kuva ibice, ariko ni igihe Imana ngo yashatse kuva kwimura ihema ryabo mu Bayisiraheli. Ariko ati nk'uko mutagonda ijosi, ibabwire iby'ibarega, bati no nimukure iby'uburanga cyangwa se imitako iri muri mwe. Yego. Babikuramo barabibika, bajya kubona n'Imana. Imana iravuga ati mutagira gute. Ariko uzi ko ya mitako babitse cyangwa se bya bintu by'uburanga ari byo baje gukoresha bagacura ikirwamana. Igihe Aroni yabacuraga ikirwamana ntabwo babishyize kure. Yego. Bari babifite. Yego. Rero yaba gutwita inda mu buryo bw'umwuka, kuko Mose yavuga ati ubwoko ni butwise, yaba gutwita mu buryo bw'umubiri, umwana uzakorera Imana, icyo gihe Satani yandayitegeka byanga bikunda arabirwanya. Yego. Kuko natwe dufite abantu dutwita mu buryo bw'umwuka, hari n'abantu twabwiye mu buryo bw'umubiri. Ibyo bintu byose biteka bidutegereye. Yego. Niba ari ikintu cya mbere, kandi ubu n'ubu tugiye kubatwita. Tuzi neza ko iri jambo hari abandi bantu riri butangire kubikira Satani ubutuzi bwo kuzakora ibigirwamana. Yego. Cyangwa se kuzakora n'ibindi bintu bizindi, kuko umuntu kuba ari mu rugendo si ikimenyetso cy'uko azarurangira. Yego. Kuba umuntu ari mu rugendo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko azarurangiza. Adamu na Eva bamaze gucumura mu ngobyi ya Edeni, ngo basigaye barebana babona bambaye ubusa. kandi imbere barebanaga ntibagire icyo babura, ntibakorwe n'isoni. Bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni.
ese uwari uri kumwe nabo kiriya gihe barebanaga bakabona ntibakozwe n'isoni, buriya igihe bacumuye ntiyari abataye? ntabwo se buriya bacumaga atabareba, Ntekereza ko n'ubundi bacumuye ahari uko bisa ariko ko kose. binjijemo iyindi irema, binjijemo ikindi kintu kitari ryari cyitwa icyaha, Yego. binjijemo kuko urabona wenda twatangiye ikiganiro, Yego twatangiye niko rwose. tugiye kwinjira. Mm. no munsi numvaga mfite ijambo ry'Imana nshaka ko tuganira, Mm. sinkunda kwigisha icyigisho kuko ubundi umwigisha mwiza ni Kristo na Mwuka Wera, Mm. ariko ntibashaka ko tujyana ikiganiro cyitwa ngo wasigaranye nawe. Yego. Ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ko itorero ry'Imana cyangwa se abantu b'Imana Mm. ni abageni cyangwa se ntabwo navuga umubyeyi, ni umuntu w'umugore, ko Kristo ni umukwe wacu. Yego. Ni umugeni. Yego. Umugeni rero igihe yaramye, ijambo ry'Imana ritubwira ko dutegereje umukwe wacu, itubwira abakobwa 5 b'abapfu n'abanyabwenge, Yego. dutegereje umukwe wacu Yesu Kristo azagaruka gutwara itorero. Kukuri. Ariko mu gihe dutegereje Mm. umugeni burya iyo ari mu cyumba wakoze ubukwe nawe urabizi, Mm. ntabwo ugiye gukora uko ugiye gusaba wari kumwe n'umugeni wawe, Oya. yari yaramye mu cyumba, Mm. ari kumwe na ba marene n'abandi bantu bamwe basohokana, bari abantu bose, Yego. bari abantu basohokana n'abageni, bari abantu baramisha nabo, buriho wasigaranye nande, kuko umugeni Mm. hari igihe agira amarene mwiza cyangwa mubi, Yego. abajyanama beza cyangwa babi, bitewe n'uwo basigaranye. Mm. bishobora gutuma yubaka urugo, Mhm. bishobora gutuma bahura n'umugeni, kuko buriya muri karagaye basigarana, Mm. kuva hariya kugera ku mugeni mu gisharagari, Mm. hari igihe ubukwe bupfira hariya. Birashoboka. Hari igihe ubukwe bupfira hariya. Na protokole, imyambarire yawe, imyisigire yawe nayo igendera ku wo muri kumwe nyine, uwo mwabaye musigaranye. Oya rero uranabyuka ko muri kwa gusiga no gutegereza abakobwa abanyabwenge n'abapfu bari hamwe, Mm. ariko abanyabwenge bakomeza bafite amavuta, abandi bo ntibayibuka. Muri kwa gutegereza umukwe aje, amatara arazima, birangira umukwe batabonanye kubera umwijima. Bivuze ngo amatara arazima. Mpita nibuka umuntu wagejeje ejo bundi ngo ku ya 6 agateganya akababwira ngo muzimye amatara, hari ikintu kigiye kuba. None rero nawe uvuze ngo amatara arazima, mpita nibuka ako kantu. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaragiye, ariko arababwira ati nge nzabohereza umwuka wera, uwo muzaba musigaranye. Reka duhere muri iryo bakomeje tubwira rya Adamu na Eva, kuko hari igihe hari umwize kumbwira ngo kuko mwiri kuvuga ijambo ry'Imana mubwira abana bakuru gusa, kandi ubundi ari mu ijambo ry'Imana atubwira ngo bagendaga ngo gahoro, kuko bari kumwe n'abana muri igihe Yakobo yagendanaga n'abana be n'impuzu, ngo ntiyabihutisha kugira ngo atahungabanya abana muri bo. Hari n'abantu batazi Adamu ninde, Eva ninde. Yego. Reka dusome inkuru iri igitabo dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya 3, ariko umurongo wa mbere twiye kwa 7. Bazajya banyihangana kuko ndi umwarimu no mu busanzwe, mu mashuri asanzwe. Uwo mwarimu bivuze umuntu usoma. Yego. Yesu niyo njya gusoma ijambo ndisoma byose. Yego. Kuko hari n'igihe uzi ko hari n'igihe umuntu ari gusoma ukuramo ibyawe, njyewe topic mfite nshaka kuvugaho, wowe ukumva ibyo mu ijambo, ariko nawe ukumvamo ibyawe. Yego. Amen. Ijambo yatubwiye ngo inzoka yoshya Eva. Turavuga ko ano magambo ubundi ntabwo ano matayito yari ari muri Bibiliya, kugira ngo borohereze abasomyi bagiye bayashyiramo. Ushatse wazafite topic yawe. Yego. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha abantu ubwenge, asoroma ku mbuto zazo arazirya. Aho umugabo we wari kumwe nawe arazirya, amaso yabo yombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero
twakire neza ijambo ry'Imana. turishimiye Imana. Aha twumvisha inkuru imwe, iyo usomye mu ijambo cyangwa se amagambo atangiye iki gice mu gice cya kabiri, ubona uburyo Imana yaremye Eva. Yego. Ihereye ku gice cya 18 kugera ku 25, ibona ukuntu Imana yasinzirije umugabo ikamukuramo urubavu. Yego. Ngo nuko Adamu amaze kumubona avuga amagambo akomeye, aravuga ngo uyu ni igufwa yo mu magufwa yanjye. Ni same element as me, ni umuntu umeze nkanjye. Yego. Ntabwo ko yari ahisemo abona izindi nyamaswa ziri hariya, ariko abona ikindi kiremwa kimeze nkawe. Yego. Agira ihishurwa amenya ko ari igufwa rivuye mu magufwa. Igufwa twarivugaho ibintu ariko ntabwo agakisho mfite. Ni akara ko mu mara yanjye. Urumva igufwa riri mu bigize umubiri, ariko nageze no mu nda. Ibyo wonjya. Urizi ko amara hari urura runini n'urura rutoya. Yego. Amara hari asohora ibijya mu mwanda muri toilette, ariko hari n'ibijyana intungamubiri zijya mu maraso. Nubwo ibyo turya nyuma y'uko bimaze kuzwa ukacangwa kunyura hose no mu gifu, biruhukira mu mara. Yego. Bikahinduka umwanda, ibindi bigahinduka ibitunga umubiri. Yego. Kandi tugira ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ira wahisemo, ushobora gusigarana ibijya mu mwanda gusa. Biterwa n'uruhu rwarirwo. Aka ni akara ko mu mara yanjye. Nise ni akahe kara? Ni akara gatwara ibijya mu mwanda, cyangwa ni akara gatwara ibitunga umubiri. Umugore ashobora gukina izorore zombi, kuko burya ari amara aregeranye cyane. Yego. Ndetse hari n'igihe ukora amakosa intungamubiri zikajya mu mwanda, cyangwa se ugakora amakosa umwanda ukajya mu ntungamubiri. Iyo wanyweye inzoga zitaretse amaraso direct, iyo wanyweye itabi, iyo wagize gute ibiyobyabwenge, aya mara arajuye y'ihirore. Kandi uzi ko amara mato iyo amaze kuramo intungamubiri ajugunya mu mara manini. Hari igihe amara akora amakosa akajugunya intungamubiri, aho basigarana umwanda. Ariko iyo turi kuvugaho gusa birajya gusa naho turi kwerekeza. Ijambo ry'Imana akatubwira ngo azitwa umugore kuko yakuye mu mugabo. Bivuze ngo umugore ari ahantu avuye, azitwa umugore. Wumvira bavuga ngo a woman from man. Womb kaya kantu kawo kabanza, ubundi bavuga ko bagenekereje bivuga womb cyangwa se indibyara. Niba umugabo ufite indibyara, umugabo afite indibyara, niba akuwe mu mugabo, hari ikindi kintu akuwemo. Yego. Cyari gihari imbere ye, cyitwa umugabo, cyavuganye n'Imana. Uyu Adamu wa mbere yadushanyaga mu buryo bw'umubiri. Yego. Yakuwemo Eva. Twebwe mu buryo bw'umwuka, Adamu wa kabiri ni Kristo. Turaza kubona ibyo. Wakuwemo urubavu Eva, ariko arukuramo. Urabizi ko Yesu bamukubise icumu hano mu rubavu. Yego. Urabizi ko Kristo yamennye amaraso ku bwacu, abyara itorero, amena amaraso, avamo Eva. Ariko iyo Eva avuyemo ari mu buryo bw'umwuka, kuko yavuze ngo abazamwemera bose. Ubwo ni ukuvuga ko rero turebye twasanga kuva mu iremwa Imana yaratangiye gushushanya Kristo n'itorero muri Adamu na Eva. Yego. Noneho iri jambo riratubwiye ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba. Yego. Mu bintu bari baturanye nabyo harimo n'inzoka. Kandi ntabwo ikibazo ari icy'inzoka. Hari abantu bashobora kuvuga ngo iyi nzoka ko yarushaga uburiganya kuki yarimo hariya. Oya, si ikibazo cy'inzoka kuko na Nowa bajyanye ngo n'abakuze, ikavuga n'abakuze abatakuze n'abazashaka inkuru za Nowa, mu nkuge harimo inzoka. Kandi ntabwo inzoka yabangamiye ibindi. Icya gatatu ni uko Imana yari yarabwiye Adamu, iramubwira ngo ibiri mu isi byose niwe ugomba kubitegeka. Ariko ntabwo Eva yari ahari. Yego. Eva ntiyari ahari. Ariko hari igihe babwiye ko mutegeke bari kumwe. Ariko Eva kuko yari atuzuye, muri Imana yatubwiye ijya kurema Eva yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Si byiza. Imuremere mufashe no kwirinda. Eva nubwo atarahari yahawe itegeko ryo gutegeka ibintu, ariko bitera rimwe nako atatangiranye nabyo. Hari igihe Adamu yabayeho Imana yo kwitegereza atari byiza, ariko hari igihe yabayeho Eva adahari. Nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ko Abalewi igihe Aburahamu yatangaga icya 10 cya byose kuri Melikisedeki, yuko umuryango wa Lewi watanze icya 10 icyo gihe kuko wari ukiri mu rukiryi rwa Aburahamu. Hanyuma rero nanjye ntekereza ko iryo tegeko Eva yarifatiye nimba mu rukiryi rwa Adamu kuko yari akirimo. Hari n'ahantu Imana yababwiye ngo bategeke, iyo Imana imaze kumurema yarabimubwiye. Yego. Dusubiye inyuma
wabibona ko bari kumwe ariko nubwo yabyumvise ngo bategeke si yarazi yego nibwo Imana yarababwiye kuko turabona ibaza wa mugore ati ni ukuri koko Imana yaravuze ngo ntimuzajye ku giti cyose cyo muri ingobyi yarababwiye ni ukuvuga ngo yarabibabwiye na Eva yari afite ayo makuru ariko se kuki inzoka agiye gushaka umugore yego kuki itagiye gushaka Adamu ngo abe ari ibibazo yari bizi ko burya Adamu yaremwe mu ishusho y'Imana turimo umuntu asa natwe Eva akuwe mu mugabo n'iyindi produit habayeho produit avuyemo asa n'umugabo ariko wari washushe n'Imana kuko niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo umugabo ni umutwe w'urugo rwe umutwe w'umugore we niyo mpamvu umugabo umutwe we usa n'uwa Kristo umugore nawe umutwe ni umugabo mu nzego hagati y'umugore n'Imana cyangwa se na Kristo harimo umugabo hari umutekerereza umutwe ntiwari uhari Satani nazi guprofita icyo cyo kuko we babizi ko abanye n'Imana iburyo imikoranire iriho arayizi aravuga ati ni kuri koko Imana yababwiye ngo ntimuzanye ku mbuto z'ibi biti Imana yavuye kubitegeka none inzoka ije kumutegeka ije kumubaza yagomba guhita yibuka ko atafite umutwe ari igihimba gusa ni ukuvuga ngo igihimba cyihaye gutanga igisubizo umutwe udahari kandi urabizi ko umutwe ari utanga komande cyangwa se utanga ibyo umubiri wose uri bukore ariko ikibazo tugishyira kuri njye nakubaje ngo wasigaranye nande ikibazo ni Adamu ese Adamu umuntu yamusigiye umugore ese yamubonye basa atekereza ko banganya ubushobozi wasigaranye nande ese uyu Eva yaramubwiye ati mugabo wanjye ko icyatumye ndemwa ari uko Imana yavuze ngo si byiza kuba wenyine ese ngiyeho njyenyine ni byiza ko nguma njyenyine ni byiza ikize tegereza ikibazo ko uyu mugabo si byiza ko aba wenyine akaba yemera umufasha umukwiye wowe uri umufasha ugiye gufasha ese noneho ni byiza ko umufasha aba wenyine nabyo ntabwo ari byiza ntabwo Eva yagize abyitekerereza rero kandi buriya mwabagabo mwabatwara iyo usize umugore ari umwokipa subiramo ako kantu iyo usize umugore ari umwokipa byinshi iyo umugore adafite akazi ko gukora kuko tugira akazi kenshi muri Imana yatugeneyemo akazi yego ntabwo abagore bajya bavuga uyu umusize gato agira ibitekerezo agira umuntu umwokipa n'inzoka yari hafi aho iri gucunga hari umuntu uri hafi hari inzoka iri hafi ari we Satani ihora ireba igihe umugabo agiye ngo umugore asigaye wenyine ati koko Imana yababwiye ngo ntimuzajye ku giti cy'ingobyi uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri ingobyi twemererwa kuzirya ese ubundi iyo nzoka yari yakwiye aya makuru kuko itavuze ko usanzwe ubizi ubwo n'ibindi ubizi suko ariko aramubwira ngo keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nisi Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikureho utazaba umugore yatekereje ko wasanga hari n'igihe ko yaje nyuma hari n'ibintu Adamu yasanzwe akora mbere ataraza ari na Adamu wambeshye ntabwo uzi umugani bajya banga abagore ngo ntibakarye ngo ihene ngo batazamira ubwoya ubwanwa mbese ubwo tuzirya twarabumeze wasanga nawe baravuga ati ko wasanga hari ayandi mubanga ntazi kandi iyi nzoka ivuga ishobora kuba abanye na Adamu ikaba yaramubonye ayiryaho kuko wasanga ari byo nuko iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa ahinyuza Imana ibi n'Imana yavuze ati ntabwo ari byo ubu ni umuntu ni ikintu cya mbere cyasigaranye n'umugore nimvuga umugore mujye mwumva itorero ujye wumva njye nawe hari ikintu cya mbere cyasigaranye n'umugore ubwo niho wasigaranye nawe turaza kureba n'ikindi gisigarana n'umuntu icyasigaranye nawe ni ikimubwira ati rwose gupfa ntabwo uzapfa kiri kumuhumuriza ati we fataho ntacyo uzaba ibintu byo kukubeshya ngo uzagira icyo uba kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi ahubwo Imana yaba ari ingome iri kwanga ko abantu bamenya icyiza n'ikibi irashaka ko abantu bakomeza bamenya ikintu kimwe gusa ntuke ikabategeka irashaka ko iyi Mana rwose ni ingome iranga ko tumenya icyiza n'ikibi ubusabwa tuguye mu kibi niyo Mana atazi ko ikibi ari cyo guhura n'inzoka nicyo cya mbere kibahuye nayo reka tumenye icyiza tumenye n'ibyiza tujye twihitiramo icyo ushaka kujya uduhitiramo icyo ushaka kuduhitiramo nuko uwo mugore abonye yuko icyo giti ari cyiza kandi icyo kurya kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge asoroma ku mbuto zacyo arazirya aho umugabo we
uwari kumwe nawe arazirya, amaso yabo yombi arahweza, bamenye ko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremamo ibicocero. Hari ijambo rinambutse Satani abwira Eva ati ahubwo muzaba nk'Imana. Kandi koko iyo dusomye mu itangiriro tukiri mu gice cya 3 duhereye ku murongo wa 22 abafite tuvuga ngo Imana ikura Adamu muri Edeni, haranditse ngo Uwiteka Imana avuga ati dore uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twe ku byo kumenya ikibi n'ikiza. urumva koko icy'inzoka yamubwiye cy'uko azahinduka nk'Imana byanga bikunda n'ubundi cyari kigezweho, kuko aho ngaho Imana yaragihamije ko kimaze kuba. Abaye nk'imwe muri twe. Buriya se uzi ngo Satani ajya guharurwa mu ijuru yazize iki? Uzi ko yari azi ikibi n'ikiza. Kuri ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwigire abatunzi kandi ntacyo mufite. Iyo yabaga mubuze ko nta bwenge mwari muzi nakabigishije. Buriya amakosa tuzazira nayo tuzaba tuzi, kuza twarahisemo. Uzisanga ibintu utazi Imana bikubaza. Iyo banarya batabanje kugirwa inama, Imana itabujije wenda ko Eva atarahari akakigoho gusa aho hazara akagikiryaho. Yego, wenda n'urugero Adamu akaba ataramubwiye ati iki giti Imana yarakitubujije, wakibonera ni igiti cyiza akisoromera akirira, Adamu yaza agasanga yariye. Nibwo ari kumusobanurira ibyacyo. Yego, ariko noneho yaze kuba yarahisemo ko ashaka kubyimenyera, ashaka kubyitonyeza. Kandi ndagira ngo ubwire ngo ijambo ry'Imana buriya iyo urebye kuva mu itegeko kugera mu iherezo, Imana ijyana Aburahamu, Imana igira gute? Buriya Imana imenyereza abana bayo inzira itujya imbere, kuko izi ko nta hantu aho tujya ntabwo tuhazi. Petero yavuga ngo twakuvaho tukajyayo, kandi ufite amagambo y'ubugingo. Ni ukuvuga ngo Imana ijya imbere twe tugakurikira. yego, nta na rimwe Imana ijya ivuga ngo jya imbere ngo ngiye kujya inyuma, kuko iyo ujya ntaho uzi, irakubanziriza muri byose. noneho ugasanga hari igihe umuntu ayitanga imbere akajya yibwira ati Imana ndi hano dore ncaho nciye nkurikira. Mbese naguze nkuriya ba Uza bagiye ku imbere y'isanduku y'amasezerano bakajya kuyiramira. Mbese byagenze bite? Imana yaramukumbanije. None rero uyu muntu yasigaranye n'inzoka, kandi ko ngo bahinduka. Hari abantu bajya bavuga batizera Imana ko Imana yavuze ngo ibaye nk'imwe muri twe, ngo Imana nyine ngo ni umunyabyaha ngiki. Oya, Imana izi ifite ubushobozi bwo kumenya icyiza n'ikibi, inahisemo icyiza. Icya kabiri bari bahindutse abanyabyaha, bashoneraga Kristo. Wagombaga guhinduka, wagomba kwikorera ibyaha by'isi yose, agahinduka ikivume imbere ya Data wa twese, akabihanirwa, agapfa. Yego, akabihanirwa. Rero urukundo ko byashinjaga Kristo agombaga kwambara ibyaha by'abisi bose. Ariko uyu mugore mu gihe yabonaga igiti atarakiryaho, yabonaga ngo ari icy'igikundiro kandi ari cyiza, yabonaga ari ibintu byiza agiye kurya. Kandi ntiyiherana iyo nkuru, amaze kurya agashyira n'umugabo, kubera ko umugore atari we wavuganye n'Imana mbere, kuko umugore atari we mutwe w'umugabo. Ntabwo Imana yagize ireyajiza cyangwa se igira ibyibaza Eva. ngiye kukubaza utuntu tubiri. Akambere karagira kati ko turi ku ntego ivuga ngo wasigaranye nandi, kubera ko Adamu agiye Eva yasigaranye n'inzoka, isigara imwoshya ibintu bibi. Icya kabiri ndashaka kukubaza se ngo ni ikosa rya Adamu wagiye agasiga Eva, ni ikosa rya Eva wasigaranye wenda n'icyo atakabaye asigarana nacyo? Aho ngaho ubundi ikibazo kirimo ni iki? Icya kabiri urabisubiriza rimwe. Ese umuntu nakomeza kuvuga ati wenda Adamu aragenda inzoka yoshye Eva, Eva ntiyari abizi gutya na gutya, se wenda n'urugero, ese abantu ntibari buze kumva ko umeze nk'aho uri gushyigikira Eva mu mafuti ye yakoze, ugasa nk'aho ushyira icyuho kuri Adamu kuruta cyane kugishyira kuri Eva? Adamu ntabwo usa mu bana. Eva nawe ngo dore ngiyi ngobyi muyihingire, muyikorere, muyitegeke. Hari igihe wenda yaragiye gutegeka iby'ahandi, kuko ntabwo umuntu abera hose icyarimwe, Imana niyo ibishobora. Eva nawe yari umugore. Ubundi ntabwo Imana yagize imuha iyo komande ibi byose yamuhaye iri kumwe na Adamu, ntiyigize we ku giti cye. Nyamara hari amabwiriza Adamu yabonye ku giti cye na Eva ataraza, ariko nta na rimwe Imana yagizeho amabwiriza Eva. Nta kazi Imana yahaye Eva kari ako kumara irungu Adamu gusa. N'ibyo azakora azabikorana na Adamu, nta nshingano yamuhaye, nta kintu agomba gutangira ngo agisoze.
imibare no koza amakuru kuko yari afite urabona ugiye mu ishuri yihaye inshingano mu yandi ubu se magambo. umwarimu ngende umwarimu ubu umunyeshuri yafata ubushobozi bwo kubaza abandi banyeshuri akabaha kwiga Ntabwo byashoboka yafata atabibwiwe se na ubushobozi mwarimu. bwo gutangira irindi somo Kereka hari abanyeshuri ngo baba bumva ibintu kurenza abandi, ariko ubwo bushobozi bugenzurwa na mwarimu, akaba yamubwatakira asigara ubasobanurira. wumva ibyo bize Yego. hari ukuntu abanyeshuri tubaha amamodire amasomo batariga bakaba bayafite yakihandagaza se gutangira isomo wenda mwarimu yarwaye akavuga ngo twari kwiga entrepreneurship kuko ariyo nigisha reka mbigishire isomo Nese ubwo yari bigisha kandi atarabyiga nyine, wenda yabasobanurira ibyo mwize nyine nk'uko wari ubivuze, yumvishe kubarenza, ariko ntabwo noneho yajya avuga ngo agiye muri syllabus azanemo isomo rishya abigishe, ntabwo bibaho. wigeze gukorera akazi wenda ari akazi kahita cyangwa undi muntu wigeze ugakora mbese wageze mu kazi bwo wahasanga print uyizi cyangwa ibindi bintu ukihandagaza guhita ujya muri biro ugafungura batarakoreka ibyo ukora, ntabwo byashoboka. Eva rero ntabwo agomba kujya kuvugana kwanza yari abonye umushyitsi rikonza kubwira umugore ko yabonye umushyitsi kuko byanga bikunda aho yari ntabwo ari kwayoberwa, ntabwo ari gufata iki kiganiro cyose, Yego. ariko umwanzi yari amuri hafi. Icya kabiri yari kumubwira akamubwira ati menya amakuru mpaya amakuru inshuti yanjye mfite ya mbere ni Adamu, reka koko ngiye kumubaza mugisha inama kuko cya giti tukiryeho ntabwo yari gutamira, hari n'igihe yari gusoroma ariko ntatamire. Yego. agashyira umugabo wanditse ko cyashatse gucura umugabo akabanza akaryayo kakizwa. ibyo ataretse ngo bya bintu banza bigende babisengere ubundi babisangire. Menya ari pressure y'inzoka. buriya hari ahantu hagaragazamo urukundo rukomeye. Adamu akimara gusanga Eva yariye, Adamu yashaka ko atari kurya kuri rwa rubuto, ariko yibutse ko Imana yababwiye ngo izi mbuto ni muziri no mu gupfa muzapfa. Adamu ashobora kurabuze umugore wanjye napfa wenyine ngiye se nzaba mbayeho kubera iki, kandi Imana ashaka no kumurebera undi mugore kuko Imana umugambi wayo uko tubaho wenyine. Buriya Eva yashoboraga gupfa, Adamu agakomeza agakira bakanga kuryaho, Imana ikamurebera undi mugore. Haleluya. Nicyo Kristo yakoze, yashaka kutwiga tugapfa n'ibyaha byacu, ariko kubera urukundo Adamu akunda Eva aravuga ati ndemera nk'ibyo Kristo abaho ndemera nsangiye namwe icyaha mpinduka ikivu imbere y'Imana kugira ngo ibwe Imana ngimuretse ngo data njye kikundekesheje kandi ari Imana kubera ukuntu yanditse umunyacyaha yayemwe muri twe ikibi cyamugiyeho ntabwo yashoboraga nuko data amwereka amaso. Adamu yemera guhinduka iki, yemera kwishimira indi y'Imana nyamara ikigira atari iki, abo kugira ngo Eva adapfa wenyine. Yego. Rero sinzi niba nabisobanuye. Kuba umushyitsi yaza si ikibazo kuko inzoka iri mu ngobyi ntuzanayikuramo. Yewe hari n'ijambo ry'Imana rivuga ngo Kayini ibyaha biri kwituga tujya ku buryo umutima wawe rurimo imbere muri twe, ahubwo kubifungurira ugomba kubitega amatwi, kubyumva, kwemera kugirwa inama na Satani. Ese buriya ko Yesu yageragejwe na Satani iramubwira ati uranashonje hindura aya mabuye imikati, Yesu akabikora, siri kuba tuyumviye Satani. Yego. Yari kuba mwumviye iyo ngati ijugunye urase Kristo yeza kwijugunya kuko abamarayika ntabwo bari kumusama ku ijambo ry'Imana ryanditse, bari kumusama. Ese si ijambo ry'Imana nyine nabyo Eva yakoze rero. Niko Satani ategera ahantu henshi. Noneho nk'iyo uri gusoma cyangwa iyo uri kureba nka filime nibwo uhita ubona neza ubwo ngubwo ukuntu iyo filime yisubiramo, ukabona ko ari inzoka n'ubundi yasanze Yesu mu butayu, akaba ati noheje umugore none reka na Adamu mwubahuke, ndebe ko noneho ubwo ari Adamu ndamutegera mu ijambo ry'Imana, kuri rya jambo yavuganye n'Imana bari bumutegera. Buriya iyo bitubwiye imbuto, urubuto rwari rw'umubiri kuko byari igishushanyo, ariko ko dufite imbuto za Mwuka Wera n'iz'umubiri n'iz'ibijyanye n'umubiri. Yewe ruriya rubuto ntabwo nubwo ari ugaragaza ikibi n'icyiza, ariko mu buryo bw'umwuka dufite imbuto za Mwuka Wera urimo urukundo, kwihangana. Inzoka rero hari urubuto rumwe ikubwira urureke buriya turazenda kujya uriya mugabo weho uwo ukubwira nabi uza n'utwo kurya mukatujya muhagaze ubundi mwatandukanye. Ariko bijambo bavuga ngo hahirwa abihanganiye bagerageza. Ubwo ni umushyitsi uba ukwiye kujya guhamagara uti waransuye ukunda uto abantu batagukunda, kandi Kristo yaravuze ngo nimukunda bakunda gusa muzabutandukaniye n'abariye. Wenda nyoko bukwe wenda abantu b'umuryango cyangwa se umuturage barakwanga nawe urabizi, ubwo bakunda
ute ko ugomba kumenya ibibi n'ibyiza, akunda abagukunda n'abakwanga. Hari n'uvuga ubutumwa nabonye ngo n'Imana yavuze ngo nkunda abankunda, ngo njye ndinde wo gukunda abanyanga, nyamara ntabwo ati ijambo nimba ry'Imana unyanga rirangiye. nanjye ndakwanga. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi abashakana umwete bazambona. Yego. Imana ashaka kuvuga yuko ntabwo ihatira umuntu kuyimenya, ntabwo ifata abantu ku ngufu. Ushatse kuyegerera mwegera, ntabwo ashatse kuvuga ko ibanga, ntibanga urwango rwo kubanga. Rero hari abashyitsi bajya badusanga bakubwira ati weho iki gihe tugezemo ibyo bitambaro byawe bigira oya, shyiramo n'akantu nyereza ujye unasokoza n'urugero. Ariko nyamara tuvuze ko ari icyaha, ahubwo biterwa n'icyo avuganye n'umwuka w'Imana. Rero hari abashyitsi bajya baza muri za mbuto za mwuka wera uko tuzifite. aba ari byiza guhita uhamagara mbere yo gufata icyemezo. Turaje kureba undi muntu wasigaranye n'umugore, kuko itorero ry'iki gihe turimo, uko Adamu wambwiye ngo yari arihe, n'iki gihe bavuga ngo iki gihe umwami wacu arihe Kristo. Hari ibintu tunyuramo wareba Kristo ku buzima bwawe, uwundi muntu yamugenzura agasanga Adamu ntawe uhari. Ntawe kabisa. Ese nimba yagiye no gutegeka, umenya yagiye gutegeka ibya kure atari buze gutaha vuba, ninahamagara umenya ataraza vuba, kandi mfite amashyushyu y'uru rubuto, ubundi ubu warukimira ntiyaza. oya nari ubwo no kurureba, wowe uri mu ishyamba cyangwa mu busitani burimo ibiti, ariko urwo rubuto ntabwo uba uzi ko runahari. uzi se ngo Eva yari yarubonye, yaramubwiye ati ariko hari urubuto, ntabwo yahageze. Inzoka yaragiye ijya kurumwereka. Masenyi, hari ibintu bikurimo uba utanazi, Yego. bikurimo byagutunga. Urabyemera? Ndabyemera Hari ibintu bikurimo urusha gusanga waba umutekamutwe mwiza n'urugero. cyane. Wowe ni umuntu uzi kukonvenka, yanakonvenka mu bindi. Ubu ushobora gusanga ukoze ikindi kintu cy'ikidega, wabona naba nk'umukomisiyoneri mwiza, ukabona wenda naba nk'umukomidiye mwiza. uravuga n'ibyo. Hari ibindi bintu mu buryo bwiza cyangwa mu bubi. Hari n'igihe waba n'umubizisiye mwiza, wenda ukaba wasimbura wenda ba Bruce Melody n'abandi, ntabwo wamenya. Ariko hari impano iri muri we Satani rwose yakoresha ikagutunga. Sinshaka kuvuga ko bariho nabi. Muririmbyi yaravuze ngo zashaka kubyuka ziri mu ruzici. Yego. Rero nawe kari agati kari gateye amabengeza k'igikundiro, akamweretse tu. Gusa ubu nta bantu uzi b'abagore barakamwe atari kubura nuko utabizi kuko ibyo biteye. Uteye neza cyane. Ikamubwira ati wewe buriya nuko utazi, nuko utajya wisiga makeup. Uri mwiza cyane. Isige aka kantu cyangwa se kututu menshi cyangwa ugire gute. Ati buriya wewe nuko utabizi. Uvuga neza. Bariho cyane. Rwose pe. Ati buriya uririmba neza ukanahogoza. Waririmba indirimbo, none se abo baririmba Yesu kuvuga ntibahereye mu nzu y'Imana cyane. Ariko hari igiti cyari kiri muri batari bazi. Reka dukomeze rero twigire mu ijambo ry'Imana ndi mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yego. Turahera mu gice cya 14 dore ku murongo wa 15. Bagihaye titi y'amagambo ivuga ngo Yesu abasezeranya kubohereza umwuka wera. Handitse ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamutora, kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona. Kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya yuko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye akaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Isikariyoti aramubaza ati Databuja, bibaye bite kugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Yesu aramubaza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvishe si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Ariko utankunda ntiyitondera amategeko yanjye. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana yavuze ngo ab'isi, hari igihe ngiye kugenda, ab'isi ntibakibasha kumbona, ariko mwagonze bandi kumwe nawe. Ab'isi, Eva ntabwo bashaka kubona Adamu, ariko buriya Adamu yari hari hafi. None se ni gute kandi wari gukora ryo mu gufa rye? Arakara, none se akara ntabwo kuba mu mubiri cyane. Niyo mpamvu navuze ngo sinashatse kwigisha kwigisha. Iwe ni composine, ni igufwa riri mu mubiri wa Adamu.
Mm. ni amara ari mu mara ya Adamu, Mm. ari muri we, ntabwo ari umutwe, Mm. ntabwo yuzuye Adamu adahari, wenda ari na hafi aho, wenda yari abikinze, Mm. ariko kuko yari yamaze kuba uw'isi ntabwo yamubonaga, ariko yari ahari. Yego. Hari n'igihe yashobora no kubwira Imana ati mugabo wanjye ngwino umfashe kuvugana n'uyu muntu. Mm. Ijambo ry'Imana rivuga ngo utitondera ijambo ryanjye ntaba nkunda. Ntabwo Eva yakunze Imana, Mm. wenda yakunze umugabo ko ntiyakunze Imana, Mm. avuga atari ku iyo Mana ntiyamenye wenda ko nayo yamuremye. Mm. Ntabwo yakunze umugabo ko ntabwo ari kurya batari kumwe. Mm. Ukunda yitondera Imana. Wewe ukunda umuntu ubonye akantu keza, reka twemeye ko Kijya abaye konje. konveke arakavumbuye, aho kugira ngo ategereze umugabo we bagasangire nk'umuntu uvumbuye akantu keza nk'utundi twiza Adamu yari yaramuhaye, ahubwo we yihutira kukarya vuba vuba ngo umugabo we ahubwo aramusigira kandi abe mutware w'urugo. Hari n'igihe wasanga Adamu yaragiye guhaha n'utundi tuntu twiza two kurya bari burishe n'utwo, Mm. asanga yariye. Ubundi abantu abagore n'abagabo iyo bakibana, wenda simbizi muzabirebe, ntabwo umugore atinyuka kurya umugabo ataraza. Yego. Niyo ari saa tanu akatubika, aramutegereza pe. uko mugenda mumenya niko ugenda yirira. Mm. Kandi Eva bari bakiri abageni, yari amaze kumutomora, Yego. ariko ararya. Kubera iki? Kubera inzara, kandi atari asanzwe afite, ari umuganije gusa akamushyiramo icyo cyaha. Mm. Kandi tumenye ko n'ijambo ry'Imana n'ibyo kurya, ngo utitondera ijambo ryanjye, utaribika muri we, Mm. uwo ntaba nkunda. Aravuga ati ariko njyeweho nimba nkunda muzitondera amategeko yanjye, Mm. nanjye zasaba data nawe azabaho ndimufasha. Yego. Nubwo bwose ndi kumwe nawe, nubwo ngiye, hari ubundi muntu mugomba guhana nawe umunsi ku munsi. Mm. Mu gihe muri bya bintu mubona ko mushobora kuba ntahari, n'ab'isi bari gutegereza ko mudahari, mumenye ko hari ubundi nabasigiye. Nahera ibibaza ngo wowe wasigaranye nanjye. Mm. Ese wasigaye udafite urukundo, utabikira ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ku buryo ab'isi cyangwa se inzoka ikugira inama? Cyangwa wowe wemereye ko uyu mufasha Kristo avuze data yohereje abantu aba muri wewe ngo akugira inama? Mu by'ukuri Ijambo wowe ry'Imana rivuga Mwuka udukurikiye, Wera, aravuga ati ni umufasha, ni umujyanama, azababwira ibyo ntababwiye, ngo akubwire yuko nubwo bari kugusohora mu nzu ariko nta cyaha akubonyemo, ngo akwibutse rya jambo rikubwira ngo igishwi n'ibindi bintu byose bifite aho biba, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Mm. Kandi nawe byamubayeho. Ngo niba udafite ibyo kurya, ngo akwibutse ko abantu batabasha gutungwa n'ibyo kurya gusa bisanzwe, babasha gutungwa n'ijambo ry'Imana. Niba udafite ibyo kwambara n'ibindi, ngo akwibutse ko yambaye ikanzu imwe. Cyangwa se niba uri mu buzima bugoye, ngo akubwire ibya Lazaro yuko bashaka kurya utuvunguke tube ku meza ya nyamutunzi, Mm. ngo n'imbwa ze zimurigatira mu bisebe kugeza Yego. igihe yapfiriye. Mm. Ngo ariko rikubwibutse ko mu perezo cyangwa se nyuma y'igihe, Mm. ijambo ry'Imana yaje kutubwira ko ngo uyu Lazaro yaje gupfa na nyamutunzi agapfa. Mm. Ngo nyamutunzi akajya ahantu hari ubushyuhe cyangwa se akarimbuka, Mm. ngo ariko yakitegereza ati akajisho, agahita abona Lazaro mu gice cya Aburahamu, akavuga ati Aburahamu we wambabariye, mukabobereza akantu gato gusa, ati hoya, ati mugenzi wanjye, Mm. wishimye byose uri mwese, wahawe byose bikunezeza, wowe yababajwe mu bihe byose, Mm. nawe ari mu munezero. Yego. Akubwire ko nyuma y'ibyo bihari ibindi bihe. Umuntu udukurikiye asubize umutima we, wasigaranye nande kandi ninde uri kukugira inama, ukurikije ibyo uri gukora muri iyi minsi, uko ubayeho, uko wirirwa, ibyo wirwamo, ibyo uvuga, uri kubona ari nde uri kukugira inama? Ni izihe mbuto uri kurya? Ni izihe Ese mbuto nawe uri urashaka kurya? kumera nk'Imana? Urashaka kwifatira imyanzuro? Uri kubona Imana nta kintu igishoboye, wewe hari icyo wakora? Urashaka hari ukuntu abantu bajya bagira inama, ariko Mana we nta bwenge uzi. Uri kubona nacuruzaga ariko urambwira ngo nijye kubwiriza ngo ntabwo byantunga, ndashaka kujya mfite igishoro, reka nigire wenda nanjye kurangura, reka ngerageze cyane. reka nanacuruza nkavuga n'ijambo ry'Imana. Mm. Cyangwa se nakora n'akandi kazi, ati reba na Jeannette ngiye bajya kunda kwita amabebe, cyane amabebe arabwiriza ariko kandi n'umwarimu. Ngise ko nanjye nize nkangiza na kaminuza, ibintu by'ubushumba bafite nkabishyira ku bana, nanjye nkaba umwarimu ariko nanigisha. Nyamara Jeannette ni umuvugabutumwa, hari igihe Imana yamurebye ikamugenza ugasanga nta mpano z'ubushumba afite cyane, kandi kuvuga ubutumwa bwawe buvugira hose. Ariko wowe uri umushumba kandi ukeneye kubana n'intama ukazikenura, ukamenya ibyazo ukagendana nazo. yego, ndakumva neza. Umuntu wese Imana iba ifite ukuntu yamuhamagaye, kandi igikoresho cyose kigomba gukora icyo uwakiguze cyangwa uwagikoze yagikoreye. Wowe Imana ishobora kuba yarakujyanye hariya kugira ngo ujye kubwiriza abanyeshuri, ubarinde,
ubakuyakuye kuko Imana yabonaga aho hantu hakenewe. Nakwishinga rero njye Imana yaranshinze abakuru nanjye nkashaka kuza mu bana. Ni Jeannette dufite diplome zingana twese twaraniganye naramurushaga nimba yigisha akanabwiriza nanjye reka njye kwigisha. Nanjye mbwiriza. Nanjye ndajya nkomeza umurimo wawe Mana kubwiriza. Nahagera nkasanga neza najya ashyiramo nkabona mu ishuri ntibiri guhura. Ariko Mana kuki utagendana nanjye mu kasi? Kandi kumbe ibaze rwa rubuto rw'iryo rwa rw'igikondera rwaje kubaviramo kuzajya byararushye, rwaje kubaviramo kujya guhinga akarya yiyushya kuya, rwaje kubaviramo imivumo. Wari uzi ko bitewe n'uwo mwasigaranye, bitewe n'uwo mwasigaranye hari amagambo bazakubwira. Hari uwo mwasigaranye uzavuga ati barakubeshya, ariko bakumenya icyiza n'ikibi. Barakubeshya, ntabwo Imana yagize kubuza kujya uvuga amahema ngo unabe umushumba, bigerageze byombi. Barakubeshya weho, ntabwo Imana yagize kubwira ngo ntuzakuremo igitambaro, shyiramo na ka produit n'ibindi. Imana ireba mu mutima. Iyo tureba twirebera ibijyanye n'agakiza. Barakubeshya, uwo Kristo uvuga ngo iki ibintu by'abanyabuntu birahari, ntabwo Imana igendera ku kuba rwose imyitwarire yawe ntabwo ireba n'iby'umubiri wawe. Imana icyo ishaka n'umutima wawe, genda wihereze umutima, ibindi nta kibazo. Kandi cyangwa Imana iratubwira ngo kunda Imana n'ubwenge bwawe bwose. Turi mu gihe cy'amategeko, dufite amategeko abiri yonyine. Yego. Kunda Imana n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose, kandi ukundira mugenzi wawe nk'uko wikunda. Byose ayandi bambwiye muri aya. Mbese niba ukunda Imana n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose, uzi ngo wakifuza kubabaza umukunzi wawe? Nese byashoboka bite? Igute se wayiha umutima ibindi ntuyibe kandi wikunda n'ubwenge bwawe bwose? Pawulo we yaravuze ati ngenda nubwo nyiri Pawulo muzi, ibyari mu yanjye byose byahindutse igihombo. Izo mbuto turi kureba, izo mbuto nzo kuri kukwereka biraryoshye, turavuga ngo byose turabyemererwa ko zo bitugirira umumaro. Ndi kubireba nkabana byiza wanzoka we, nabireba nkabana iby'igikundiro rwose. Yewe no kumenya icyiza n'ikibi ni byiza, kuko nibyo narinzi ngewe ndi umugore mvutse ndemwe ejo bundi, ariko nta mumaro bimfitiye. Ndi kubireba nkabana ibyo gusuzugurwa, byari byiza byari iby'indamu, ndi kumenya ubwenge, ariko ubwo nabifashe nk'igihe mu kubwo gukurikira Kristo. Haleluya, amen. Aravuga ati ngewe kundeba Pawulo, ibyo kwirata ndabifite kubw'umubiri, ndi umufarisayo w'abafarisayo. Yewe ndi n'umunyabwenge, naranize bigiye ku birenge by'umunyabwenge. Aravuga ati kandi nzi kurya, nzi guhaga, rwose utandeba ukagira ngo rwose pe ndi no mu bwoko bw'Abayisiraheli. Ngewe ndi umurebe. Ni umurebe yanjye ni Umubenyamini. Ariko nubwo ndi Umubenyamini, ibyo bintu byose uri kumbwira ni byiza wanzoka we. Ni rwose pe, ariko nubwo ari byiza, ngewe nihitiyemo kwibera imbata. Hari umufasha Yesu yatwemereye, sinzabasiga nk'imfubyi, nzabohereza umufasha. Sinzabasiga uko gusa, nzabohereza umuntu uzabafasha. Nubwo hari igihe mwebwe mudashobora kuba muri kumbona, ariko nzaba ndi kumwe nawe. Nubwo ab'isi batazaba bambona, ariko nzaba ndi kumwe nawe. Kuko yarabizi ko hari ibihe bigoye. Yarimo abwira n'abigishwa be bazatatana, bazabahiga, bamwe bazabambwa bacuramye, abandi bazagira gute. Ushobora kumureba na Yesu nawe ageze igihe ariko muzavuga ngo ye data ni igikondekesheje. Hari igihe ushobora kubona Yesu yakuretse, ariko ntiyakuretse. Aba ari muri rya jambo ngo nakuremaye nkuretse akanya gatoya, nzaza ngufite imbabazi nyinshi. Stefano amutera amabuye, abantu babonaga iyo Mana ari kuvugira itaje no kumurokora yamutara, ariko bamuteraga ibuye ngo yararamara mu kirere ngo akabona umwami waje kumwakira, akagira ibyishimo byinshi, akavuga ati ahubwo nimuzi icyo mukora, ndabababariye. Ariko Yuda avuze amagambo aramubwira ngo utari Isikariyoti aramubaza ati databuja bibaye bite ko ugiye kutwereka ntiwiyereka ab'isi, ntiwereke ba Eva, ntiwereka bose bari mu mubiri badafite urukundo rukunda Adamu, badafite urukundo rukunda Kristo, batabikiye ijambo ry'Imana mu mutima wabo. Kandi nyamara dushobora kuba turi hamwe mu itorero tugendana, uri umugabo n'umugore, turi inshuti, nzi ko uri umukumbi muto nk'uko nanjye ndiwo, ariko nyamara we utamubona kandi igihe mubona. Byabaye kuri Aburahamu na Loti akiri Aburahamu. Iyi tukaba tugenda tukavuga ibintu byose tugahuza, ndetse n'igihugu tugaguka tuhunga kimwe tujya mu kindi, ariko wowe utamubona. Kuko na muri abigishwa babwiraga Yuda Isikariyoti yari akibarimo, ntiyanibariza, ahubwo abaza ngo Yuda utari Isikariyoti. Ngo aramubwira
Yesu aramusubiza ati umuntu anankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya data. Ntabwo utankunda ntiyitondera ijambo ryanjye kandi ibintu ndi kuvuga singiye kubivuga nk'umuntu kuko Yesu Kristo atarazuka nyine ngo asubire kubana mu bwiza na data. Ibya data ni Imana ubwayo iri kwivugira. Yuda Isikariyote iza gukunda ijambo, yari iza gukunda Kristo, yari kumenya yuko umuzi w'ibi byose ari amafaranga, agahunga akirukanka. Yajyaga kumenya yuko Kristo yamaze no kuvuga ko azamugambana n'ibindi byose, ariko ntabwo yigeze abikira ijambo ry'Imana mu mutima we. buriya iyo umuntu ari kugenda avuga nyine hari ukuntu mba ndi kugenda ninjira nkumva ibindi bintu. Ubu ndi gutekereza nko kuri Eva, utumye nongera kumutekerezaho, ariko nanone ugereranywa n'umukristo w'uyu munsi. Eva mu by'ukuri yari akagufwa ka Adamu, yari n'akara ko mu mara ye, ariko ni nawe wari waramuhawe. akagufwa ko mu rubavu urabyumva, uvuye rero nta muntu utoye imbavu bamwanyujije urugingo rwose, ariko burya ntabwo waba mu rubavu rumwe, ugira imbavu nyinshi. Eva ni akara, Eva ni akagufwa, kandi burya akara iyo bigeze mu mara bifite umumaro umwe wo gusohoka hanze bikajya mu mara manini, bikajya muri toilette cyangwa se bikajya mu maraso bikajya gutanga intungamubiri. Nta na rimwe akara gafite ukuboko ukajya guhereza akanwa kongera ukarya. Nibaza impamvu Adamu yakiriye ibintu bivuye mu mara. Ariko se wa mugana Adamu we yize guherezwa n'amarate, karibu Imana yari yarashinze kujya ahereza amara, we yaje guherezwa n'amarate kubera urukundo yarabirinze. Niyo mpamvu Kristo yemeye kuba yasize akamero k'ubumana aza kuba umuntu imyaka 30 yose. aravuga ati nubwo nyine ari amafuti yawe nje kuzira, ariko bazi neza ko wabikoze. urabyibuka neza ko ngo igitabo cyo gucunga umwana w'umuntu hari abuze umuntu kibambo ugifungura. Hari n'ingerege rura rubuto Eva ashobora kuri iyindi nyamaswa. Hari inyamaswa zirya ibintu by'imbuto wenda nk'inkwavu, nk'ihene, hari igihe ikintu cyari kurya nacyo kigapfa, ariko ngo habuze ikintu cyacungura umwana w'umuntu. Intama biranga iki kiranga kiretse umwana w'umuntu yigiye ari we Kristo. Nari ndimo ntekereza ukuntu na Eva, nimba turi kugereranya umugore n'itorero, itorero nk'ingingo za Kristo, dutekereze nk'abantu bakijijwe, ukuntu rimwe na rimwe tujya dusanga twitwa ko twakijijwe ariko tugashaka kurwana intambara nkatwe, twarangiza tugashaka kugira ibintu twishyiriraho. Urugero ubwo ngubwo urasanga ko hari nk'abantu bishyize hamwe, wenda ni idini, ni community runaka, bakavuga ati twebwe turishyiriraho n'andi mategeko yo kugira ngo kandi ngo basange Imana. Ubwo nyine ndi kugenda bitekereza, undi muntu ukabona ngo agize ibitekerezo akavuga ati woya, reka kugira ngo ibintu bigende neza nshyiremo amabwiriza anyuranye atavuye kuri Kristo, kandi nta mwanya wo kuyasengera mfite. Ugahita wihitiramo ibyo bintu ukabikubitaho. Hari n'abandi ijambo ry'Imana ritubwira ko na nyuma ko turi umugeni wa Kristo, tuvuga ko turi ingingo. Niyo mpamvu umuntu atagomba kwihaza. Imana yaremye turi nk'ingingo zunganirana, ndagukeneye nawe urankeneye. Tuvuga ati igihe bari kubundi Imana yahereye inkoresha nk'ibirenge, nshaka kuba amaboko nanjye ngaterura maze. Ariko reka tubigenge turebe, ubu nta bantu bavukana ubumuga badafite amaboko babaho bate? Reka ngerageze ko amaguru yanjye nanjye hari ibintu yaterura. Njyewe mbaye amatwi gute mpore numva, reka mvuge nanjye, reka mvuge cyangwa ndebe. Andi se bareba bate? Reka nanjye ngerageze kureba. Na AI yaraje, umuntu udafite amaso hari ukuntu bikonekitana n'ubwonko akagira some flash cyangwa se zankore z'abafite ubumuga. Ndishakira inkoni y'ubumuga ariko nta muntu wongera kundandata, nta nongera kundeba. Ibyo Adamu simbikeneye. Reka Eva waretse kwifatira icyemezo. Hari akantu nabonye, yego, akabido uriya rwose wari amasomo. Umukobwa nyine n'uwo hanze n'umuzungu nyine, ngo sinzi ubwene gihugu bwe, aza mu modoka, imodoka ye yashyirwagamo essence. Aza asanga umuntu ukora handi kuri station d'essence, handi nyine abapompiste b'abandi bashyiramo essence, yari umugabo. Aranga ati turi mu gihe cy'uburinganire, sinshaka gushyiramo essence, tuzajya mutira tumenya ngo twebwe ngo ntabwo twabishobora. Ahita amusunika, ahita afata ikintu bashyira mu modoka ngo yishyiremo. Ati ubwo rero ngo uraje ngo ukiriremo. Ubwo umupompiste yaramuzaniye umugozi urimo essence, iwe ahita afata umugozi wa gaze. Ati twebwe turi mu gihe umugore ashoboye. Ahita afata umugozi wa gaze, ko hano ngo bajya kugira gaze, ahita ashyira mu modoka ye. Ageze imbere acanye yaksereye, arashyana ya modoka.
kuko yari yamaze kwishyiramo n'ubundi Fabrice nta kintu iri bukore Fabrice akabona nabwo natindaho imodoka yaza gushwanyuka nawe muturika n'ibintu byose ahubwo ihute accelerate kugira ngo apfe wenyine ko yamaze kwikorera urwo ikintu kirakomeye aya magaze siyo twirirwa turunda amakenshi kandi yashobora gushyiramo n'amazutu n'ibindi cyangwa n'amazi rero Eva wasigaranye nande Eva washobora ariko ufite Mwuka Wera azakubwira ibyo ntakubwiye mu byo azakubwira azakwigisha icyo ushaka gukura Mwuka Wera mu buzima bwawe usigabe Eva w'umunyamubiri kandi Eva yahawe kubyara abana rushya kandi umwana wa mbere yabyaye ni Kayini niwe wa mbere yabyaye uwa kabiri yabyaye ni Abeli Kayini azica Abeli basigaye nta rubyaro bafite Imana cyo kuza ko kumusabira azatanga Seti azagira ibintu byo kubyara abana babiri bose adafitiye umumaro kubera gusa kubura umujyanama uba agahinda ka Kayini wishe Abeli ntabwo bizi ko katewe nuko wishakiye ibyawe wanze gutegereza Adamu cyangwa kumugisha inama ubwira bwawe wagiye no kubisigira imereye kari akabuto Eva ahaye Adamu kazatuma Adamu ajya guhinga ubutaka bunavumye uko ubutaka bwavumwe ku gihe cya Nowa bunavumye ati ibintu Satani adushikisha birimo ububi bwinshi reba ibintu byose byakomotse ku kabuto kandi keza donc urumva karaga urubuto rumenyesha ikibi n'ikiza na Bibiliya bihamya ko rwari urw'igikundiro pe rukunditse nkekeza ko n'ubundi umuntu wese yarwifuza ibintu birimo logique mbese mu yandi magambo hari abantu bavuga ati ibintu akavuga ati ko ibyo bintu birimo logique ngo wari umuco w'Abagiriki mu bintu mu bitabo ibintu biri muri logique akavuga ati ibyo ni byose awareka tupfe kubikora bakabyikorera ariko bikazana ububi bw'iteka ryose natwe byatugizeho ingaruka Jehova yari yararirimbye ngo wikoraho dutegereje ubwami wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe Eva we waretse gukoraho ejo n'ubu uri mu gahinda hari ba Eva duhura bari mu gahinda Kayini yishe Abeli dusengeye abakozi b'Imana dufite agahinda Mungu wacu byanze se byagenze gute nyine uri kubona waza gukurikirana ugasanga n'ubundi ikibazo si Kayini ariko uziko buriya Kayini yica Abeli batagize ibyago byabo gusa n'ubutaka bwahuye n'umuvumo ubwo gatangira kumeza ibitovu yego ibintu bisara bijya no ku butaka iyo nawe ataza kuvuka kaga kari kabaye erega bari mpamvu niyo mpamvu iriya mvura yaguye mu bintu yakoze yejeje n'ubutaka nayo buriya butaka bwarabatijwe uribuka ko umuvumo watumye n'inyamaswa zinapfa n'ibiki byose mu gihe cya Nowa kubera gusa urubuto kubera urubuto ataranazi naho ruherereye wenda Satani agiye kumwereka akajya gushaka nk'ino none se koko yabaye Imana reka turasubira inyuma uretse kubeshya uretse uwo muntu mwasigaranye gushuka Eva yabaye Imana ntiyapfuye se Imana irapfa ntakipfa Ega yahise yirukanwa ahantu hajyaga kumufavoriza kuko buriya ko bisa kose umwana ushobora gusama kandi ubusamye n'umwana nyine uzaba hakanagira ibintu bikomeye ariko se umwana nasamwa bakahita bamukura mu nda ubuzima bwe se azaba akibaye umuntu se ijambo ry'Imana rivuga ibyo ruzitiro barutoki ngo rwakorewe ndetse na nawe bavuze ngo wajya kurukera indiba ese ko narukoreye ko nagize gute atari ko mwaba utanirutera nzarukuraho uruzitiro nabo rero bakurwa muri Edeni uruzitiro ruvaho aho baryaga ibyo kurya biboneka buri mwanya biri fresh bifite impuza bifite ubuzima Imana yavuga ati n'igihe bagumana bakazanabyara Kayini muri Edeni bakahakorera amabara ntibagende ubwiza bw'Imana bubavaho cyakoze Imana ngo bidodeye bihaye umurimo urwo rubuto rwabaye umurimo kuko kubona bambaye ubusa bajya kwiromera ibicocero ngo ibaze batangira kumenya kudoda kugira ngo barushe ubusa bwabo ariko ibicocero buri kwiremera kuvuga ati reka mubwire ndirishakira ibicocero nubwo ibintu biri kwanga ngenda bwa mbere biranze umugabo mbere ndashaka uwa kabiri ndashaka kuba umugore utagira umugabo ni ibicocero ntibigukwiye ubusa buracyagaragara nubwo ufite umugabo wambaye n'impeta ubusa buracyagaragara uracyahora wisobanura njyewe nkamubwire Imana ngo ibarebye iravuga ati ariko ibi bicocero ntabwo bibakwira abana banjye kubwo urukundo rw'Imana nubwo mwantaye nubwo mwagiye kure reka mbaramere umwambaro bakwiriye ubona uko Imana itanga igitambo cy'inyamaswa ibambika umwambaro w'inyamaswa barabari bo bahongana ariko reka mubwire uzi biriya bicocero wari wabona umugore ufite abagabo nyenye nibaza abagore bafite abagabo nka 5 uretse abasamariya bahuye na kriza akavuga ati nawe uri kumwe genda ngurukane se uwabo iyo tangira ubuzima bushya n'umugore ufite nk'abagabo nka 5 bose bakiriho amategeko amubaza ku munsi w'ikiriyo uwo mugore yapfuye kuko abagabo bapfuye bo bafite abandi bagore bagwenda babanye cyangwa se bagize gute uwo mugore napfa basaba ko afite umugabo umwe abo bagabo bazamutabara
bajya bavuga ibintu bakavuga ngo hari umuntu ngo iyi nta muntu mvuga ngira ngo uheruka ahari niwe njyewe ndi waza kwitangirira ngira ngo uheruka niwe waza nyine none se uheruka niba hari n'abandi babyaranye bo abo babyaye ntabwo bazaza gushingura mu w'abana babo ubwo bose bazaza none se byagenda bite ni ikibazo gikomeye hari ukuntu umuntu yidodera ibicocero hari ukuntu umuntu agenda akavuga ati reka nyine agashaka ibicocero ariko ntibimukwiye akavuga ati njyewe nari pasiteri barantenze bagize gute ndashinga iryanjye dini cyane ubu si nta bagiye bishingira amadini bakaba baranagiye baranabuze niyo bajya kubera ko iyo mu bicocero ntabwo ibyo bicocero bibakwiye ntabwo icyacungo ntabwo icyacungo mbere bw'umwana w'umuntu biri mu byatsi biri mu nyamaswa kandi igihe cy'inyamaswa cyararangiye iki cy'ibitambo biri muri Kristo Yesu ese wowe ntabwo wakwemera kuko ntabwo bijya bibaza ngo ntabwo abisi ngeze zamane namwe ariko ntabwo abisi bambona ni ukuvuga ngo ni uguhitamo ukaba mu buryo bw'umuntu ukaba mu buryo bw'abisi ukaba muri Eva wa mbere ukajya muri Eva wa kabiri ari wowe wemewe kuba umugeni wa Kristo ariya uriya mwambaro bamwambitse w'inyamaswa bishe ukemera kwambara umwambaro wa Kristo ukemera kumwakira kubera umwami wawe akakubera umukiza wawe akagusigira umufasha witwa umujyanama uzajya ufasha akakuyobora ese wabyemera gusigana n'uwo Kristo nawe nubwo utari kumubona ngo aze ngaho uba uri kumubona ngo umukore ariko hari icyo yashyize muri we jya mubivuga ngo ndabegereye kurusha ibyo ndanjye begereye ngo kandi ngo ndabazi ngo nzi n'imisatsi y'umutwe wanyu Imana iratuzi iri kumwe nawe nubwo dushobora kugaragara naho abisi batabona ko turi kumwe nawe ariko ari kumwe nawe wishaka kuyoba emerera uwo mufasha ubwo mu mwuka wera wawe ngo nta nubwo najya gutwaza igitugu iyo umunini yarigendera ese hari umuntu twaba tuvuganye wari ushatse kubivamo gake uri kuva ubundi bujyanama bw'inzoka hari ijambo twareba ngo inzoka yari ushaka ubwenge izindi nyamaswa zose cyane ese ntabwo uri kureba umugore w'umucuruzi uzi ubwenge wahereye ku bose wenda n'amashuri afite akaba yarakize ari kujya mu Bushinwa utari ko njye wize noneho hari n'ibyo nabamurusha cyane ese ntabwo uri kureba umugabo uzi ubwenge ukavuga ati kuriya we njye hari n'ibyo nabamurusha hari inama ari kukugira nta nzoka ifite ubwenge burusha ubw'izindi cyane bw'isi wabiriye mu mubiri kandi uzi neza ko ngubira buri gasaza kubera uri kukugira inama ukaba uri gutakaza umwami wawe urabyibuka neza ko yarokotse urupfu abandi baje kumusura ngo abaganirize ibyo amaze gucamo ngo aravuga ati ntabwo byarangirira ni muze njye kubereka n'ubwami bwanjye cyane Imana imutuma ati Hezekiya ibyo wakoze ni ibiki ati waberetse ati ntaho ntaberetse ati uko wabiberetse byose niko bazabitwara ikibazo gikomeye uri kumwe nawe usigaranye nawe mu byo uri gucamo kuko ni isezerano ry'Imana abo nkunda ndabahana nk'abacyaha ijambo ngo hahirwa abazanisha abihanganira ibibagerageza ubwo niba utanganira ibikugerageza uragowe Yesu yavuze abahirwa bari hahirwa barira ko aribo bazahora igihe udashaka kugira ntabwo uzahora ariko guhahirwa bihanganira ibibagerageza kuko nibamara kwemerwa bazakamba cy'urukiko iryo sezerano ryawe rikunda amen ubwo niba utanganira ibikugerageza uragowe kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunyigireho mwabashye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura munyigireho ko ndi umugwaneza mwerega n'umutwaro wanjye ntabwo ugize gute ntabwo uremereye kandi ijambo rikatubwira ngo ikoreze uwiteka urugendo rwawe ntabaza gusohoza amahoro hari ikibazo kuko dufite umuntu udufasha nza kugusura wenda nataragusura hari ahantu ubona uzamukaho nandi kuzamuka nari metse umwana ndaroba ariko umwana wanjye mukuye mubona nta kibazo afite kandi afite imbaraga zose cyane wowe warushye bivuze ngo twebwe dufite umuntu turi imbere duhetse aturi imbere atuyobora umuntu twese ntabwo umutwaro w'uruhije ushaka kumurikira yiyanga rwose ikora umusaraba wawe ngo ntabwo umutwaro kwese kwikorera uruhije igihe kurusha nibyo yashatse kuwikorera kandi wikorera umusaraba utari uwawe rero Kristo bamuhaye umusaraba utari ko nta cyaha yigeze akora ubundi ngo hari ibisambo bitatu bagombaga kumanika harimo n'iswaga baraba kimwe cyarokotse bavuga turashaka baraba n'abari buduha kurura gusaba Kristo yabambwe wari uwabaraba no wari bumanikwe iryo joro aravuga ati mfite imbohe ebyiri Kristo na baraba Kristo uko rwamuze muri iryo joro umusaba barabubaje wabaraba ati none se tubahende tuhe baraba ariko byesizana kuko barabambwe yakoze ibyaha byinshi yari yarishe yagize iki yishonyaga na Eva yakoze ibyaha biremereye cyane noneho ngo Kristo baraba baramurokora ubwo umusaraba baraba Kristo arawufata niyo mpamvu burya ajya umurusha akanago rero ufite umusaraba utari uwo kuko umusaraba agenewe abantu baciwe cyangwa se baruharwa rero kandi Kristo ntabwo yaruharwa nta cyaha yari afite na Pilato yaramurebye buri cyaha n'ababigize baramuhembera umuganizi ko buriya ubwo ndabitekereje nko mu buryo bw'umubiri babona uriya musaraba n'ubundi barawuteranije bawugeneye baraba nk'igisore cyajyaga kwiba sitoke yose kigaterura ibiri ijana kigakubita ku mutwe kikigendera noneho rero bikarangira ukorewe wa musore wirwaga wivugira ivugabutumwa wibwirira abantu kandi atari ko adafite imbaraga nyinshi atari
ari uko adaboya yari no kubishobora ko ntabwo ari gushyiramo iz'Imana, ntabwo ari gushyiramo ubumana, kuko mu kuducungura yagombaga kwambara umubiri wuzuye. yari avuye no mu minsi 40 yo kwiyiriza rero urabyibuka se ko nta n'imbaraga z'umubiri yari yifitiye. Barangije bamukubita umusaraba ijoro ryose atanariye, amaze kurya umukati gusa avuye kuri Gerasa. Rero tubyibuke twikora umusaraba wacu, nta Kristo atwemereje ko utaremereye. Umva ijambo nkunda, iyo nakoze amasengesho mbaza Imana ntararizo kubiri ese kuki umuntu yiyahuye bavara ngo ni icyaha, kandi ibibazo byo muri isi ari ingenzi kuko kumva bakwiyahuye. Imana ijambo kubera ko itatugerageza ibyo tujye twakwihanganira, ngo buriya Imana ijya kutugerageza irabanza igapima igashyira ku munzani ikareba ibiro nshoboye ikaba ari byimwe, kandi ngo n'icyegezo kitari rusange. Iyo Imana iri bw'isi isanga ibyo amaze kiri kugeragezwa, hari uwundi nawe bakizwe mu gatebo kamwe bahuje ibiro wari kubishobora bikunanira gutyo. Uzi ikibazo kunanira ni umujyanama muri kumwe ngo mwasigaranye ufite Mwuka Wera yabigushishamo ku buryo bworoshye. Ariko niba ari inzoka itegure kujya kubisa, itegura kubyara Kayini akica na Abeli, itegura Mariya atazava mu rugo rwawe. Ibintu birakomeye. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro, wenda tuzongera tuganire. Imana iguhe umugisha. Twe turi kwibaza ngo ese muvandimwe wowe uri kumwe natwe wari udukurikiye, ninde uri kukugira inama, wasigaranye nande? Mu gihe Adamu akwitaruyeho gato yaravuze ngo agiye kudutegurira hacu, ariko atwemerera umufasha. Ese uwo mufasha niwe wabonye cyangwa ni inzoka? Adamu bamaze kwirira urubuto bigumiriye mu byabo bidodera ibicocero, ubuzima babukomeza nkaho nta cyabaye. Ngo ariko ngo nyuma y'akanya gatoya ngo Uwiteka aza kubareba, ngo abasuye ko ajyaga basoma amafu ya nimugoroba. Uyu mwami wadusize yatubwiye ko azaza kutureba nk'umujuru, ntiyatubwiye umunsi. Ese naza azasanga uwo mwasigaranye ufite isoni wambaye ibicocero, ntabwo bagiye kwitsimba mu bihuru, azaza asanga umeze, asanga mwiteguye, azagusanga ko n'ubu yaza, ubu tukiri kuvugana aje wajya wakwihisha. Ameri yasigiye fatamo uwo mwami. Noneho muri iki gihe dusigaye Mwuka Wera nagaruka azana kuko Mwuka Wera kuko icyaha kiruta ikindi no gutuka Mwuka Wera, umunenira no kutamwakira. Azasanga yaribonje amavuga ngo ese umwami nazanga, azasanga urukundo rukiri mu isi, azasanga kwizera kukiri mu isi, azasanga kuko Mwuka Wera gusigiye mukiri kumwe. Imana iguhe umugisha. Reka dushimire abantu bose bari badukurikiye, nawe tugushimire. Mwuka w'Imana akomeze kutwagura no kudusobanurira ibirenze ibyo twebwe dushobora gutekereza, kandi atwubake birenzeho. Reka tugushimire, dushimire abakunzi bacu bari kumwe natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro, tubakangurira kwizera Yesu Kristo, kurushaho kwitegura kuko ageze hafi. Hanyuma rero duhure mu biganiro by'ubutaha. Ciao. Amen.